sinacyo wakabigira byose uducu twabambitse ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo ntibabimara ntibyakwirwaho hakaminyanja riyo Yesu urukundo w'Imana yacu wagerera n'iki mw'ishuri ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose kandi ukwikunda umwana wayo ye nigwe nkunda nakwiriye nari umugome n'ukwima Yesu wambambirwe ku musaraba uwo yacunguje ayo maraso nzi yuko nanjye ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo dukwize mu isi yose Yesu urukundo w'Imana yacu wagereranywa n'iki ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose Yesu urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo kuko iginungisha ibinkwiriye umunezero n'umubabaro byose abinzanira amahoro ifite umutima w'urukundo kuko iginungisha ibinkwiriye umunezero n'umubabaro byose abinzanira amahoro amba hafi ndetse buri munsi kandi angenera ubuntu bumwiye ajyanye
ngukorerera imitwaro niwe data kandi niwe mana ngukukwajya ntunga buri munsi ajya ndamira muri byo byose buri munsi azajyamo imbaraga iryo ni isezerano yampaye ngukukwajya ntunga buri munsi ajya ndamira muri byo byose buri munsi azajyamo imbaraga iryo ni isezerano yampaye
ndashima yava nziza ariko cyane cyane ariko cyane cyane yego we ndashima umwami Yesu